akatsemo kabiri inyama ati ndazizana ukajya kubona ko n'izanjye zirashe barariye bagira inyota akavuga ati Imana itwicishije inyota verisiyo y'inyama ikaba nta kintu nayo n'amazi inyota Imana ikongera igafata inkoni igashyira ku rutare amazi akaza bagera aho noneho bageze kure bagiye gutata igihugu bohereje abantu ababisha babo umwe yababwira ati ni barebare bameze gutya ati Imana n'ingome noneho ije kutwicira ahantu igiye kutwicira ahantu Nsudi TV show. Link people with friends. yongera kingure kandi yongera kingure kandi uyu munsi wishimiye gusangira natwe uyu munsi wateguye gusangira natwe wateguye gusangira n'amarangamutima yacu wateguye gusangira n'umwuka wacu wateguye gusangira n'imibiri yacu wateguye gusangira n'ubwenge bwacu wateguye gusangira natwe twese uko turi uyu munsi wateguye gusangira natwe ndasenga ngo icyama tugakingura tubashije gukingure maze usangire natwe maze ukore umurimo mwiza wateguye mu mitima yacu uhereye kera kose ufite ibintu byinshi wateguye washatse kutugirira utegereje ko dukingura tugasangira urakoze mwami kubw'umurimo w'umwuka wera mu izina rya Yesu amen reka twinjire mu ijambo ry'Imana reka dusome aya magambo y'Imana yari ubutumwa bwiza bwa Yohana ubwa Yesu ubutumwa bwiza bwa Yohana byanditse ubutumwa bwiza cyangwa rekaze kwasoheza reka dusome muri Luka ibice 15 Luka 15 umurongo wa 11 turaza no gusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa mbere ahandi turaza kugenda tubasoma ageze mu ufite mikrofone noneho ahantu ajya ashaka ko dusoma agahita asoma byajya bidufasha ashatse uyu munsi ko tugenda tugira ibyanditswe tugera dusoma kugira ngo twumve ko ibyo turi kuvuga koko bigendanye n'ijambo ry'Imana Luka ibice 15 umurongo wa 11 ni umugani w'umwana w'ikirara w'ikirara kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yahisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi iratera muri icyo gihugu atangira gukena aragenda ahakwa umuntu muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima akayisigaza naho njye inzara isinze hano reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe ibi nkwiriye kwitwa umwana wawe paka mbe n'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe ibi nkwiriye kwitwa umwana wawe ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye none dore arabonetse nuko batangira kwishima ariko umwana we w'imfura wari mu murima amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina ahamagara umugaragu aramubaza ibyabaye ibyo ari byo aramubwira ati murumuna wawe yaje none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima undi ararakara yanga kwinjira nuko se arasohoka aramwinginga maze asubiza se ati
maze iminsi myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekuru ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Amen. Urwandiko rwa mbere rurimo abantu basoma babifashemo ibice bitatu ku murongo wa mbere. Handitse ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. Yesu ashimwe. Tugarukira aho murakoze. Ndanezerewe kubw'aya magambo y'Imana ku bantu dukunda gusoma cyangwa n'abasoma Bibiliya. Murabizi ko Imana yahamagaye ubwoko bwa Isiraheli, ibuhamagaje imbaraga nyinshi zikomeye, igahamagara Mose umugaragu wayo, akaza akabajya imbere akabayobora. Imana yashatse kongera kwimenyekanisha ubwoko bwayo. Hashize imyaka myinshi babizi ko bafite Imana ya sekuruza wabo Aburahamu, bazi amateka yabo n'uburyo baje biciye kuri Yosefu n'inzira y'inzara, ariko bageze muri Egiputa bahura n'uburetwa bwari bukomeye, bigera igihe mara imyaka myinshi. Imana yo ibagarukaho, ibagarutseho ikora ibintu bituma bumva koko ari Imana, kugira ngo bayizere. Muribuka ko Mose yaje, Imana ikoresha uburyo bw'ibitangaza. Muribuka ko yahereye ku nzoka, ubwo yari afite inkoni igahinduka inzoka. Ayo makuru yageraga ku Isiraheli, akavuga ati yageze kwa Farawo birangije, aravuga ati erekana uburyo Imana ari Imana yandi ikomeye, atakubita inkoni hasi, inkoni ihinduka inzoka. Ati n'abantu kwa Farawo nabo babikora gutyo, bayikubise hasi nayo ihinduka inzoka. Ati ariko Imana yahamagaye bose, inkoni ye cyangwa inzoka ye yari za nzoka. Amakuru y'Abisiraheli barayumvaga bati Imana yacu irakomeye, ariko avuga ati reka sha bagatanya ati byose ni ibiki kumva n'izo nkoni. Birangira acamo bya byago bigera ku 9 byose. Imana ibikora icyo yari igamije kwari kugira ngo Abisiraheli bayimenye, bayizere. Biriya byago iyo tubisoma, kugira ngo natwe uyu munsi bari mu Rwanda twakumirwa ibikeri. Muzabisome twigisha Sunday school, rero yabita twarayifashe tukigisha abana cyago cya mbere, cyago cya kabiri, cyago cya gatatu. Inda, mwibuke ibyo byago byose, imvura, amahindu, bya bintu byose barwaye, kugira ngo icyago cya nyuma cyo gupfusha abana b'imfura ahantu hose n'amatungo hose, imfura. Biriya bintu ni igitangaza cyari gikomeye. Abisiraheli bagenda bavuga ati nabiza mu twabo, Imana yacu irakaze, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye. Kugeza igihe Mose bahagurukana n'ubutunzi bwinshi bwo muri Egiputa, baragenda. Bageze ku nyanja itukura, imuzi ibitangaza byahabiriye. Amazi igabanyamo kabiri. Abize geography cyangwa abize iby'inyanja batekereze uburebure n'imbaraga. N'uyu munsi ubwenge bw'isi baracyabihinyuza, kandi koko ibyo bintu biragoye ko umuntu abyumva. Igihe umwana witwa Joshua hari ukuntu dutegura abana mu gitondo bagiye ku mashuri, rimwe mu gitondo turi kwitegura n'iki, ahubwo nacishijemo iyo nkuru, bana ariko mu gitangaza Imana yakoze inyanja itukura yisaturamo kabiri. Abateye mama birakomeye. Niho Joshua akomeza avuga, ariko mu gitondo ntabirenze. Uti bitarenze, niho nangiye kuvuga inyanja, rero mpita mfata ndeba Google kugira ngo mwereke kilometero hasi ukuntu bimeze. Ndabivuga nawe Joshua, kilometero mvuga ntabwo ari nk'inzu yacu hano, biramanuka amazi ukuntu amanuka, noneho birangiye bisaturamo kabiri, imwe inkingi nyine bivuga ku buryo bimwumvisha ko byari bikomeye. Mama ntabirenze.
atarabyumva. Noneho undi mukuru avuga ati ariko Joshua nawe urigira ibiki byo biri wowe ngo fata amazi mu ibasi yakuba byo wabigabanya ko kabiri. Rero Joshua isobanura agiye kutubwira ati ariko kera impamvu numva nta birenze ni kubera iki? None se iyo nyanja si Imana yiremye? None se Imana yaremye inyanja yananirwa kwibwira ngo igende yarigende bikanumva ubwenge numva ndakangira bakunda kumwita mu ishuri ngo ni filozofi ngo agira utuntu tuza twasaza ariko numva aho we yabitekerejeho yaravuga ati yewe birenze kuri mwebwe gusa ibyafata modere byacu ngo tuba twegeranya ngo tugakoramo umuntu ngo tugashyiramo ku kintu uzange kose ngo ukumbwira ngo nashakaje mfata modere ngo ndongeye ndegeranye we numva uburyo we abyizeyemo numva birarenze. Imana rero ibyo bintu byose yagiye ikora kwari ukugira ngo abisirayeli bayizere bayimenye, ariko biragoye kandi biranababaje yuko ubwo rugendo rwose batagendaga bayizera. Buri verisiyo basabaga igitangaza kugira ngo bemere. Bagiraga abantu babura inyama bakumva cya kintu cyabaye cy'inyanja itukura ntabwo gihuriye n'icyifuzo bafite, bakavuga bati twabona gute inyama, twabona gute inyama, ntiduherutse inyama zanyu twasize hahandi n'ibiki. Imana ati aba bantu kuko amazi asabutsemo kabiri inyama ati ahandi azizana urukanya mbona ko n'inzanzu zirashe barariye bagira inyota avuga ati Imana itwicishije inyota itanu verisiyo y'inyama ikaba nta kivuye n'amazi yota. Imana ikongera igafata inkoni igashyira ku rutare amazi akaza. Bagera aho noneho bageze kure bagiye gutata igihugu bohereje abantu abarisha babo, umwe yababwira ati ni barebare bameze gutya ati Imana n'ingome noneho ije kutwicira ahantu, igiye kutwicira aha hantu. Bya bintu byahereye muri Egiputa bw'iyabuzungu rwose za verisiyo zose byagiraga kuri buri kintu bikanga ibizi kumwiruka hari ahantu byagenze kwasigaye usona Kalebu ari bonyine bari baragerageje kuba bya bintu byose by'urugendo rw'ibitangaza byibura byatumye ari ikintu bizera Imana. Baravuga ati niba Imana itwishimira, niba ari Imana yacu izatujyana hehe muri cya gihugu. Ni nayo mpamvu ibi bintu urugendo rwose Imana yakoze rw'Abisirayeli byagira ngo n'amahanga yose agende yumva ibyo bintu by'ibitangaza aho ari abantu bizeye. Iyo usomye usanga ngo bamwe ngo twahinze umushyitsi ngo twumvise amakuru yanyu ubwo bajyaga gutata bakagira Yeriko bagahura n'ayandi yitwaga Rahabu. Buriya Rahabu ni umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana kuko we ntiyigeze yitegereza n'amaso y'ibitangaza. Ni ikimenyetso cyacu twebwe ab'ikigihe bizera Kristo. Ntiyigeze yitegereza ibyo bitangaza ariko amatwi ya Rahabu. Murabizi indaya nizo zihura n'abantu benshi. Mwe mu batasi burya n'indaya zirimo abatasi benshi. Urumva se hariya n'ibyaha bya kasere babaga bose batambuka mu buzima bwabo. We yarabyumvise arizera atabonye bya bitangaza. Ntabwo ati Imana yabitwara n'ibize twumvise ibi muzasubire mu twumvise igira gutya twumvise igira none muhanyemerera nanjye ko nabyumvise nkaba numva nyemeye umunsi ndabizi ko itazabura kubaha iki gihugu. Babandi yakoresheje rwa rugendo bari hirya bari gutitira bafite n'ubwoba bwa Yeriko, ariko undi wumvise inkuru abyemeye yizeye aravuga ngo ndabizi iyo ntizabura rwose kuba tuganisha none izi nyicukuru zikomeye. Ariko ndabasabye umunsi yabikoze uzanyibuke. Uyu munsi Rahabu yanditse n'umugore Kristo yashatse kwinjira mu rubyaro rwe rw'umugisha. Amen. Kuko yizeye Imana. Imana rero yakoresheje ubwo buryo kugira ngo byibura abantu babimenye biranga. Niyo mpamvu igeze kuri verisiyo ya Yosuwa imuhamagara Imana irabihindura. Iravuga ati Yosuwa rero nabanye na Mose igihe kirekire urugendo rurerure ariko ntabwo Abisirayeli bigeze banyizera. Hari uburyo nshaka ko abantu bazamenya. Abibwira ngo Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 9 reka twe kubasoma mu Rwanda. Aravuga ngo amagambo yo muri iki gitabo gahunda y'ibitangaza ivuyemo kuko ntiyakoze. Bamwe ntibayikoresheje ngo banyizere
nzanye indi gahunda kandi niyo gahunda yacu uyu munsi turaza kubihuza n'ijambo ry'Imana. Ujye usoma amagambo yo mu gitabo, uyasubiremo, uyatekereze, uyibwire ku manywa na nijoro, ukore meditasiyo, ukore repetisiyo, ubivuge mu kanwa, ubitekereze, ahari bizajya mu bwonko. Nibimara kujya mu bwonko, kuko ubwonko aribwo buyobora amahitamo yawe yandi, wenda uzanyizera. Haleluya! Aramubwira ngo niba uzahirwa ibyo uzakora byose. Imana ishimwe. Imana yashatse ko tuyimenya. Imana yashatse kutwibwira. Imana yashatse kutwihishurira. Ikoresha uburyo bw'ijambo ry'Imana. Byibura ibintu biri mu bwonko bwacu bijyana n'ibyo dukora. Byaba ushize nawe babwiye. Ibande banano burya iminyorogoto. Ibande abantu barya iminyorogoto. Kuki se tutarya iminyorogoto? Ni kuki tutarya iminyorogoto? Mubona ari impamvu. Ntagira umbwira impamvu atarya iminyorogoto. None se ugiye ku meza ateguye neza ugasangana iminyorogoto, byagusaba imbaraga nyinshi cyane kutabihitamo. Byagusaba imbaraga. Cyangwa inkoko kutazirya bishobora gusaba imbaraga. Uzi impamvu se? Nuko mu bwonko bwacu ubumenyi twakiriye uhereye hasi byatumye ko iyo minyorogoto itaribwa. Kandi wenda abantu bize siyansi ushobora gusanga harimo na poroteyine, si byo se? Ariko ibyo bintu ubwonko bwacu bwarabyakiriye. Tumaze kubyakira bigera igihe biba ubuzima. Biza no kugera igihe bitakidusaba n'imbaraga zo guhitamo ibyo bintu byabaye iki? Ubuzima. Uko niko Imana ishaka kutwimenyekanisha biciye mu ijambo ryayo, tukagira ubumenyi tumenya, bikagera igihe bwa bumenyi noneho bugahinduka ubuzima. Haleluya! Haleluya! Kandi iyo byabaye ubuzima buroroha. Reka mbaye n'urundi rugero rworoshye. Abantu hano mufite bashiki banyu mu rugo, murahari. None se iyo muri mu rugo mushiki wawe agatambuka yambaye uburyo bw'isexy, wumva hari ikintu kigukuruye? Mbese ntashobora kuba ari mwiza cyane? Kuki bitagukurura? Wibwira ko ari impamvu. Nuko ubwonko bwawe bwakira ubumenyi ko mushiki wawe ku bijyanye n'ibyo ntaho bihuriye. Ibyo bintu biri mu bwonko bwawe, singimana na mushiki wawe. Bituma izo mbaraga bw'ubwo bumenyi bikora no mu buzima bwawe. Mushiki wawe wamubona ukumva kuri iyo sanse ntibikureba. Haleluya! Imana rero yashatse ko bijya mu bwenge bwacu. Ndashaka kugira ngo turebe uburyo bumwe Imana yashatse kutwimenyekanisha. Kandi Imana idufashe ibyo bintu ubwenge bwacu byakire. Nitumara kubyakira bizaba ubuzima. Twasomye ngo bakundwa turabana b'Imana. Bakundwa ubu turabana b'Imana. Imana uburyo yaje kwiyungamo n'umuntu. Bibiliya bivugamo inshuro nyinshi. Yesu we mu butumwa bwe yabitsindagiye cyane. Abitsindagira mu masano yose, mu bintu byose Imana ishaka gukorera umuntu. Yesu abitsindagira muri ubwo buryo. Imana yaje mu isi, Yesu aje ishaka ko tuba abana bayo. Haleluya! Aho niho Isilamu bicanye bavuga ati ni gute Imana yaba umwana w'Imana? Imana ikomeye muratangira kuyoroshya ngo Imana ngo yaba ngo data. Zumva ari n'abandi basatuza bavuga ngo Imana ngo si ako we ngo ukagira ikinisha. Niyo mu bantu bavuga gutyo. Ariko Imana yashatse kuba umwana wayo. Haleluya! Ubu ni ubumenyi bukomeye butangaje bugera igihe bugahinduka ubuzima, bukavamo ibintu bikomeye. Reka dusome gato icyanditswe kimwe. Zaburi 103:13. Nasome. Zaburi yanditse ku murongo wa
ubwo ibyo dushaka tugarukira aho ngaho. Imana yashatse ko tuba itubera data. Niba mwibuka isengesho ry'umwami Yesu, ubwo abigishwa bamusabaga ngo twigishe gusenga, yasenze ati, iri sengesho benshi turabizi, yavuze ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni iryo tangiriro Imana yashatse iyo n'umuntu. Ibindi birakomeza ubwami, ikaba Imana, ikaba umwami, ariko itangiriro ryo kwinjira mu busabane bw'umuntu n'Imana, Imana yashimye ko uza nk'umwana, nayo ikaba iki? Ikaba data. Biritwereka umutima w'umubyeyi uwari. Reka mvuge n'ibintu bitatu by'umutima w'umubyeyi, ubundi tubone kwinjira mu kintu icyo bimara mu buzima bwacu. Umutima w'umubyeyi aho utandukanye n'undi muntu wakurera, ni uko umutima w'umubyeyi wawuzuye iki? Urukundo. Ushobora kugira abatoza mu buzima, ushobora kugira abameta mu buzima bitandukanye, ariko umubyeyi we haba harimo umutima w'urukundo. Urukundo ruba rurimo impuhwe, urukundo ruba rurimo kukureba nta yindi nyungu, kuko uruwe byibura byonyine bigatuma umutima umubyeyi ajya gutera agukunda. Ikindi kiranga umutima w'umubyeyi gikomeye cyane ni ukwitanga. Umubyeyi we muntu yitanga, akitangira umwana. Nasomye muri Bibiliya ndatangara umugore witwa Nyirapita. Igihe bene wabo kwa Sawuli babafataga bakabica, bakagenda bakabamanika, niba mubyibuka, harimo ibintu bya Ratipa abasoma Bibiliya. Bafashe intumbi zabo barazimanika, ziragenda zimarangwa amezi. Urebye kuko ngo ni sezo imwe yavuye yagiye indi sezo, ni nk'amezi nk'atatu ane ubibaza. Ariko ngo umugore yafashe ibigunira ngo aryama hantu amanywa n'ijoro. Icyo yakoraga ngo kwari kugira ngo barinde intumbi zitaribwa n'ibikoko n'ibisiga. Urumva uwo mubyeyi, umutima w'umubyeyi ni iki? Abo bana n'ubundi nta musaruro kibafiteho, uwo mwana n'ubundi nta musaruro kimubonaho, ariko umutima w'umubyeyi aravuga ati nubwo ari intumbi yanjye itazagaruka, ntafite n'umusaruro mubona, ariko niyo ntumbi iri hariya ndumva ntashaka kwiga n'iki ibikora. Umutima w'umubyeyi uratangaje cyane. Nkatwe ababyeyi, njyewe umwana wanjye mukuru yiga wari misinyasizi. Ni ukuvuga ngo usanga rimwe na rimwe no mu Rwanda murabizi, wasangaga kera bashyira imbaraga zo kwiga abahungu abakobwa gake, kubera iki? Umubyeyi aravuga ati umuhungu ufitemo umusaruro cyane, sibyo? Kurusha nk'abana b'abahanga, igihe uvuga ati umwana w'umuhanga reka njyahise mushyire muri iri shuri kuko ari afiteho umusaruro, ubundi uriya ntafata najya muri karitsiye. Usanga rimwe na rimwe hari ibintu udatinda ku mwana ko nta musaruro ubonaho. Bamwe ababyeyi batwe basanzwe, ariko ibaze ubundi umutima wa nyawo n'umubyeyi, ni ukuvuga ngo akomeza kwitangira umwana no muri cya gihe abona nta musaruro amutezeho. Umutima w'iki? Wo kwitanga. Umutima w'umubyeyi nawo umutima w'Imana. Undi mutima utangaje ni umutima wo kwihangana no kubabarira. Ni umutima w'umubyeyi. Babwije ukuri, abana benshi bibagora kubabarira ababyeyi babo. Kugira ngo uzabone umwana waje umubyeyi we ari responsable, atuzi inshingano. Dufate nk'abantu rero bavutse mu buryo papa na mama wenda batabana, kugira ngo wa mwana azaba abareze bimusaba imbaraga nyinshi. No mu ngo abana turatuzirikana ababyeyi badukoreye biriyanditse, ariko umubyeyi iteka nta mbaraga bimusaba, ahora afite umutima wo kubabarira iki? Umwana. Hati y'umubyeyi. Cyane nibuka inkuru ya Dawidi yarantangaje n'ibintu. Dawidi afite umuhungu witwa Abusalomu. Ninde wibuka amakosa Abusalomu yakoreye Dawidi? Abusalomu yagize gute? Yica mukuru we Amunoni. Iriya nkuru nigeze nyisoma ndarira, numva nshatse kuvuza induru, kandi Dawidi ari mu gishushanyo bya Kristo. Arangije Amunoni yica mukuru we, amaze kumwica Amunoni arahunga. Usoma muri Bibiliya ngo Dawidi yari amaze imyaka nk'ibiri, yavuze ngo nkumbuye umwana wanjye Abusalomu. Dawidi titumva ibaze gukumbura umuntu wakwiciye umwana. Nkumbuye umwana wanjye Abusalomu,
icyama tugahura nkamuhobera umutima w'umubyeyi urakomeye cyane. Uwo Abusalomu ntiyakoze iryo kosa ryonyine, yageza akorera se kudeta, afata bamwe barigomeka arabajyana ateza intambara. Si ibyo gusa yakoze n'indi kosa rikomeye, ngo yatwaye abagore base. Hano abasore barangara, umuntu niyo yatangiye kuvugisha sheri wawe ujya wumva za hormones zizamuka zamuje n'ubusukuru zitazamuka, biriya automatique bitabyikora birazamuka. Yes, kimwe no mu rukundo iyo wishimye ya misemburo yo kunita byikora. Noneho agahungu kawe karaje kandukira abagore bawe, uzasubire muri ibi ngo yarabatwaye muri shorekeza. Sine yarabatwara gusa, akora ikosa ryo kubyigamba, ashaka kujya kuryama naho aho rubanda rubona ko yafashe n'abagore bazi. Ko ni ugusuzuma umubyeyi. Ubundi uwo muntu ati ati iki kintu gipfe, kandi rwose umubyeyi ati ndamuvumye, ubundi uwo mugore yagakwiriye kuvuma. Ariko mwibaze ikintu Dawidi yakoze. Hafite ikibazo mu mutima w'umubyeyi. Dawidi igihe ngo Abusalomu yarateye intambara, yarateye haba intambara. Noneho mu ntambara bagiye kurwana, Dawidi asanga ingabo ati mbabarire mu biroho byose muze kwica umuhungu wanjye, ariko biza kurangira imisatsi yari miremire ifatwa ku giti aza gupfa. Abisirayeli bavugije impundu n'umunezero ko wari uteje ikibazo igihugu atsinzwe. Mu kuza baririmba banezerewe, Dawidi yumva ayo makuru, habaye iki? Bamubwira ati umuhungu wa Abusalomu yapfuye. Muzasome ibyanditswe byera, yavuze amagambo akomeye, mudavuga umutima w'umubyeyi. Yaravuze ngo ayiwe, ngiyo abaga ari njye wari upfuye mu cyimbo cya Abusalomu. Umwami